séparés. Séparés du monde. Kwitandukana n'isi. Alors c'est ce qu'il a dit et cela ne peut pas faillir. Ko icyo Imana yavuze kidashobora kubura gusohora. Genèse chapitre 13 verset 5. Itangiriro 13:5. Lot qui voyageait avec Abraham. Loti yagirana na Aburahamu yari afite intama nyinshi n'amatungo, kandi aho bari hari hato kugira ngo bagumane kuko bari bakize cyane batashoboye kubana hamwe. Noneho haba intonganya hagati y'abashumba ba Aburahamu n'abashumba ba Loti. Icyo gihe Abakanani n'Abaferezi bari bagituye mu gihugu. Aburahamu abwira Loti ati, ntibikwiriye ko haba intonganya hagati yanjye nawe cyangwa hagati y'abashumba banjye n'abashumba bawe, kuko turi abavandimwe. Ese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Dutandukane, nujya ibumoso ndajya iburyo, nujya iburyo ndajya ibumoso. Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi rwa Yorodani cyose yuko kinese hose. Uwiteka atarimbura i Sodomu n'i Gomora, cyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'igihugu cy'Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya iburasirazuba, baratandukana. Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodomu. Kandi Abasodomu bari babi, bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe uhera aho uri hano, ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba, igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. Ahangaha igitekerezo kirimo ni uko ijambo ry'Imana riduhamagarira kwitandukanya rwose. Ni ngombwa ko dusoma ijambo ry'Imana kandi tukaribona turishuriwe. Tugiye mu Itangiriro igice cya mbere tubona ko Uwiteka yuko umwijima wari uri hejuru y'amazi, maze Uwiteka avuga ati umucyo ube, umucyo uraba. Uwiteka Imana ibona yuko umucyo ari mwiza, imutandukanya n'umwijima. Ijambo ry'Imana ryatangiriye ku gutandukanya umucyo n'umwijima. Uko niko na n'uyu munsi bikimeze. Murabona, nk'uko nabivuze mbere ku bijyanye na Yesu, bamukekaga yuko ari ikibyarwa. Nyina ubwo yamubwiraga ati so nanjye twagushatse, ako kanya yahereye ko amukosora aravuga ati ngomba gukora imirimo ya data. Yavugaga ise wo mu ijuru, ariko Mariya we yamubwiye nk'aho Yosefu ari se. Yahereye ko amukosora ako kanya. Umwuka w'Imana aravuze uti umucyo ubeho, umucyo uraba, maze Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Uhereye icyo gihe Imana niko ikomeza gukora, itandukanya igihe cyose umucyo n'umwijima. Kandi yateranirije hamwe amazi n'ahakamutse kugira ngo isi ikamutse igaragara. Uko niko n'ijambo rivuzwe rikora. Nta kimana ivuga kereka gifite intego. Twe abantu tuvuga ibintu byinshi dafite niyo bimaze, ariko ibyo Imana ivuze cyose biba bifite icyo bisobanuye n'impamvu. Imana ivuze haba ari ishaka kugeraho, kandi ikora rwose ibyo yavuze mu kanwa kayo.
itangiro igice cya mbere umurongo wa 9. Imana iti umucyo ubeho, umucyo agomba kuba. Imana igomba guhagarara mu byo ivuze. Ijambo ry'Imana rigomba guhamirizwa iyo risohoye. Umucyo ni kwa guhamirizwa kw'ijambo ry'Imana. Iyo umucyo utagaragara, ubwo ntabwo byari kuba ijambo ry'Imana, ariko umucyo ubwo wagaragaraga wahamije ko ijambo ryavuzwe ry'Imana ryahamirijwe. Iyo Imana ihamije ijambo ryayo, ibyo ni byo mucyo muri icyo gihe cy'iryo jambo, ko ubugingo ari umucyo. Kandi Imana yahamagaye isi kugira ngo ibeho, yari ifite intego. Irema umuntu imushyira kuri ubu butaka ku isi, ndetse amazi yashyira ku ruhande rumwe kugira ngo ahumutse haboneke. Nibwo atangiye gutandukanya uhereye mu itangiriro. Intego kugira ngo isi iyikorereho. Niba twizera rero ku bwacu ijambo ry'Imana ni ry'ubugingo, ni ryo mucyo, ariko tutaryizeye nta kabuza bitujyana mu gupfa. Dushidikanije ku ijambo ry'Imana riduhindukira urupfu, tuviramo urupfu. Nk'uko Eve yashidikanije ijambo ry'Imana rimwe, agace k'ijambo ry'Imana byatumye haza kugwa kose ku isi. Yagombaga kuguma mu kumvira no kubaha ijambo ry'Imana no kuryizera. Icyo gihe nta kugwa kwari kubaho, ariko yaguye kuko yateshutse ku ijambo, urupfu ruraza. Niyo mpamvu Imana yagombye kuzana impongano. Kandi tuzi yuko Imana nanone mu ngobyi y'Edeni yatandukanije ubugingo n'urupfu. Na n'uyu munsi iracyakora bimwe. Mu gihe abantu bakiri mu mwijima w'icuraburindi, ni hahandi Imana ivuga ijambo ry'ubugingo. Niyo mpamvu tubona ko Yesu bundi bushya yatubwiye ku bijyanye no kwitandukanya. Murazi muzi iyo kuri iyi si ni kwa gutandukanywa gomba kuba hagati y'ihene n'intama, uko biri muri Matayo. Imana ku iherezo agomba gutandukanya, si ukurema ibice no gutandukanya. Muri buri nama Imana ihora itandukanya kwizera no kutizera, abizera n'abatizera. Abizera ibyo avuga bakajya ku ruhande rwe, Imana ibashyira hamwe ku ruhande. Niko bihamirizwa mu itangiriro ko umunaziri biri mu kubara 6:12. Iyo umunaziri yatanga isezerano ry'ubunaziri, yabaga yeguriye Imana burundu kugira ngo ijambo ry'Imana rimukoreshe, akitandukanya n'ijambo ry'Imana n'icyaha. Ubwo akaba agiye ku ruhande rw'Imana wese yimazeyo. Wari umuhigo wo kuba umunaziri. Kubara 6 cyane umurongo wa 12 cyari ikimenyetso cyo kwiyegurira Imana burundu, cyagaragaraga bose ko ari umukozi w'Imana. Ndibivuge muri make uko nabasezeranije, ariko uyu munsi urugero, bashiki bacu iyo bateretse umusatsi wabo baba babikoze kubera ko ariko Bibiliya ibabwira kubikora. Ubwo bakaba biyeguriye Imana, kuko handitswe yuko yaba ari umugabo cyangwa umugore, ntabwo ari umuntu washaka kubategeka, kubahatira ikintu, cyangwa se amategeko y'abantu, cyangwa se ngo hari afite intego runaka. Oya, ahubwo hano ni ugutandukana rwose n'iby'isi, ndetse no kwegurirwa byimazeyo Imana, kugira ngo twakire ibyo aduha n'ibyo akora. Ijambo riduhamagarira gutandukana byimazeyo, nubwo batunigura ku bw'ibyo, kubera ko twigura Imana kandi twitandukanije n'isi. Bizakomeza kubaho gutyo kugira ngo dushimishe Imana, tuneguwe ku ijambo ry'Imana, dututswe ku ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri niko tuba dukura, ni imibabaro yo gukura kwacu imbere y'Imana. Murumva ubugingo bwanyu buhwana n'ijambo ry'Imana. Mwumvire buri tegeko ry'umwami,
uko niko mweguriwe umwami, kuko mwahamagawe nawe abahamagarira kwitandukanya n'iby'isi n'iby'iki gihe. Ndibwira ko buri mwana w'Imana wavutse ubwa kabiri wese yitandukanya n'iby'isi n'iby'ubuzima bwo muri iyi si n'impagara zayo n'ibyo isi yabivuga byose. Murabona, ntabwo muba mukireba ku by'isi ivuga, byaba ari kwigishwa bikomeye ibyo abanyabwenge basezeranya bakubwira, ariko niba bahura n'ubushakashatsi hari ibyo bavanga, wenda ari abahanga mu by'imibare n'ibindi byose, ariko ni hahandi nta bugingo bitanga. Amashuri yabo yose ntabwo yigera atanga ubugingo. Inzira itanga ubugingo nimwe gusa Imana yatanze, ni ugutandukana n'iby'iyi si, ukezwa, ugahindurwa muzima, ukagendera imbere y'Imana waramweguriwe. Pawulo yari yeguriye umwami Imana, yitandukanya n'ubuzima bwe bwa mbere, yitandukanya na bene se mu rusengero yari arimo, abafarisayo n'abatambyi, aritandukanya bimazeyo burundu. Natwe rero ntabwo dukwiye kugira aho duhurira nabo muri iyi si no kubaho no gutekereza nkabo. Tugomba kwegurirwa umwami, tukezwa nawe. Yesu araza gushaka umugeni utunganye rwose. Itorero ryatangajwe n'iby'isi byose n'impagara z'iyi si n'ibigezweho by'iyi si, imyambarire yabo n'inyigisho z'amadini n'ibindi byose, gutandukana nabyo ukiyegurira Imana, ugatandukana n'ibyo byose. Kandi nk'uko umukwe n'umugeni bajyana bakaba bunga ubumwe, niko ijambo ry'umukwe riri mu mugeni, uko niko mu mugeni ijambo ry'umukwe rihamirizwamo, kuko umugeni ari uw'umukwe. Aha ngaha ntabwo ari idini ryadutse, oya, ahubwo ikimenyetso giherekeza uwizera ni uguhamirizwa n'ijambo ry'ukuri ry'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Kuba yaritandukanije, yareguriye umwami rwose, yaramweguriye burundu kubera ijambo ry'Imana yakiriye, kubera ko handitswe yuko ijambo ry'Imana rifite ubugi kuruta inkota, ifite ubugi impande zombi, iracengera igatandukanya ubugingo n'umwuka, amagufwa ndetse n'umusokoro. Yesu yavuze ibyo bategerezaga, abahishurira amagambo yabo yarayishe, kuko Adamu wa mbere yaremwe n'Imana, atandukanywa n'Imana, yihambira n'umugore we, yagombaga kugumana uko biri kose n'ijambo ry'Imana. Ariko Eve yari umugore we. Nanone uyu munsi niko abantu bizera b'abanyamubiri b'amatorero babigenza, bitandukanya n'ijambo ry'Imana ry'umwimerere, bakihambira ku madini. Murabona, ariko Imana iyo izacira urubanza ukutumvira kose. Ubwo byabaga, ese amadini yo muri gihe cyacu bize gute? Barakora bimwe kimwe na Eva, nk'uko yabigenje mu gihe cye. Murabona, niba Imana uyu munsi ikora ibitangaza n'ibimenyetso, bo bakabihakana, bakabirwanya, nk'uko Yesu mu Yohana 14:12 yavuze, yeruye ati, imirimo nkora namwe muzayikora, ndetse muzakora iruta iyo nakoze. Yaranavuze ati, ibimenyetso nakoze namwe muzabikora. Murabona, ariko muramutse mwakira ibyo madini avuga, amaze y'amatorero, muzaba mumeze kimwe nk'uko Adamu yari ari mu gihe cye. Muzaba mutoranije umugore, bivuge itorero, idini, mukaba mwitandukanya n'ijambo ry'Imana n'amasezerano Imana yabahaye mu ijambo rye ku bw'igihe murimo. Mukaba mugahitamo kwizera icyo itorero ryanyu rivuga ko ari byo kuri. Dufite amahirwe yo kubaho igihe ijambo ry'Imana ririmo risohora, aho ibintu byinshi bisohora. Benshi bakibaza byashoboka bite ko bisohora, ariko muri buri gisekuruza, muri buri gihe
imana ihora yohereza abahanuzi bayo kuko ijambo ry'uwiteka riza ku bahanuzi kandi muri buri gisekuruza habonetse umuhanuzi tuzi kandi ko umuhanuzi ari umuntu wareguriwe imana kandi ijambo ry'imana rikamuzaho ijambo ry'imana riza ku bahanuzi uko niko byari biri uhereye ku gihe cya Pentekote imana yatandukanije ubwoko bwe imana ishaka yuko abayo bagendana nawe bakagendera mu njyana yuzuye n'ijambo rye bakitandukanya rwose n'iby'amadini ndetse n'abanyamadini bakazuyaze ndetse n'abakonje bo bihambira ku byo amatorero avuga aho kwihambira gusa ku ijambo ry'Imana rivuga mwitandukanye n'iby'iyi si mwihambire ahubwo ku mwami mwumatane n'umwami mugendane nawe mujye ku ruhande rwe mugumane ijambo rye mube abanaziri mwiyegurire umwami mutandukane n'isi maze umunaziri atandukanye n'isi akubatana n'Imana tuzi ko Yesu yaje nk'uwera nk'uwari waratandukajwe n'icyaha no kutizera muri we nta cyaha cyaramurangwagamo nta kutizera kwamurangwagamo kuko icyaha ni ukutizera kutizera nicyo cyaha kutizera icyo Imana yavuze nicyo cyaha yashoboye kuvuga ati ninde n'umwe muri mwe wampamya icyaha yaranavugaga ati mugaho mufite ubugingo buhoraho ariko nimurondora ibyanditswe kubera ko ari ibyanditswe bimpamiriza murabona ni ibintu byari byarasezeranijwe ko umucunguzi azaza abyawe n'umwari akaza ari Emmanuel niwe umwami data wa twese uhoraho umwami w'amahoro abafarisayo bose bavuze ko yigiraga imana ntiyayigize ahubwo yari imana yari data wa twese uhoraho niwe data wa twese ise w'abizera bose ise w'abizera ijambo rye bose yari atandukanye rwose n'ababyeyi be na nyina n'amadini yo mu gihe cye yegurirwa imana rwose byuzuye ntiyitaga ku cyo umuntu yari guhakana kuko we yari ijambo kandi yahamije ko ari ijambo ubwo satani yagerageza kumugerageza aramubwira ati handitswe ngo aramutse ati ariko nanone handitswe ngo murabona yari jambo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere yuko mbere hariho jambo yari hamwe n'Imana kandi jambo yari hamwe n'Imana kandi jambo yambaye umubiri abana natwe ni wa wundi ejo uyu munsi iteka ryose ntahinduka niyo masezerano y'Imana mu gihe cyacu turimo mu bihe byashize ntibyari bisanzwe ku buryo abantu batashobora kubisobanukirwa kuko bari bafite ibyiyumviro byabo bwite ntibashobora kubona umucyo mu gihe cyabo gusohora kw'iby'Imana yasobanurije ibyo abahanuzi bavuze mbere bitari byakaba dufashe ibihe byashize niko byakomeje kuba mufate igihe mu gihe cya Yosefu ubwo Mariya yagombaga kubyara tuzi neza ko Yosefu yabitekerejeho yuko yamusenda rwihishwa kuko yari umugore mwiza nibyo wenda Mariya yagombye kumusobanurira ukuntu byagenze ariko Yosefu yari umukiranutsi wo mu muryango wa Dawidi hanze byasaga nkaho hari icyo yamuhishaga ubwo yamubwiraga ukuntu uko byamugendekeye bavuga ko Yosefu ari byakomotseho kandi yari umukiranutsi niko Bibiliya ibivuga ariko ibyo ntibyari bisanzwe kuri we ku buryo atashobora kubisobanukirwa ndetse ngo abisingire yagombye kumureba mu maso aramwumva yitonze abimusobanurira uko byagenze ariko yagombye kuvuga ati ntabwo nemera ko ambeshya ariko
iyo aba yasomye ibyanditswe gusa yari kubona ko umwari agomba kuzabyara. Ntibyari bisanzwe kuri Yosefu kuko cyari ikintu kidasanzwe gitangaje, ariko imbaraga z'umuzuko wa Yesu Kristo ziri no muri igisekuruza cyacu, zirimo zirakora, nazo ntizisanzwe ku bantu benshi, ku buryo abantu benshi bakiranutsi batabisobanukirwa ibyo Imana irimo gukora mu gihe cyabo. Abapfuye barazuka, impumyi zirahumuka, ibimuga biragenda, umwuka wera ari hano hagati yacu kandi arimo arakora ahuza n'ijambo rye, ariko bo ntibabisobanukirwa nubwo ari abakiranutsi kandi ari abantu beza. Ko ntabwo ari bisobanutse ku bwabo. Kuki? Kuko ari ibintu bidasanzwe. Ijambo ry'Imana risohoye igihe cyose nibwo umucyo uba ugaragaye. Iyo umuntu rero ari uwizera nyakuri, icyo gihe nta kabuza azitandukanya ibinyuranye n'ijambo ry'Imana byose. Ijambo ry'Imana ryanditse byatuma n'abashakanye batandukana, mu muryango umwe batandukana, kandi gutandukanywa n'Imana kugomba kuba. Muri bandi bahamagawe n'Imana bagomba kwihanganira uko gutandukanywa. Muzatandukanywa na bene wanyu nabo murimo, kugira ngo mwegurire Imana byimazeyo n'ijambo rye, kandi kugira ngo mwizere buri jambo ry'Imana, ndetse buri jambo ry'Imana uvuge uti amina kuri ryo. Udashobora kubivuga, haba hari ikintu kitagenda muri wowe. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri, ryatandukanye burundu n'icyaha no kutizera, kandi ijambo ry'Imana ryahamirijwe nayo. Yesu yaravuze ati nijye mucyo, ati ntacyo nkora kereka Data abanje kukinyereka. Kandi avuga ati uko byanditswe muri Yohana 5:19. Murabona ibyo yavuga byose byari bitunganye rwose, nta kintu na kimwe cyari gikeneye kongerwaho. Ijambo ritunganye ry'Imana igihe cyose riratandukanya, nk'uko byabaye mu gihe cya mbere. Mariya yaravuze ati iso nanjye twagushatse, yagombye kumukosora. Kandi uwo mwana yari afite imyaka 12 ubwo yarimo yigisha abigisha mu mategeko. Yashoboye kwihanganira ikosa. Kuki bari kumwita Yosefu gute ko ari se? Yahereye ko abikosora, ntiyanganiye ikosa. Aravuga ati ngomba kwitwarika umurimo wa Data, ari byo gusohoza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryasuka mu kanwa ke, kandi ijambo ryatandukanije umucyo n'umwijima, ukuri n'ikinyoma, ubugingo n'urupfu. Ijambo ry'Imana riratandukanya, kandi riduhamagarira kwitandukanya byimazeyo, kwitandukanya byose. Ijambo ry'umuntu ryose ni ikinyoma, ijambo rya Imana gusa ni ryo kuri. Mu bisekuruza byose uko niko byakomeje kuba. Imana iratandukanya, itandukanya abantu no kutizera. No mu gihe cyacu niko Imana ibikora, kugira ngo dushobore kugera ku gusohozwa kw'amasezerano y'Imana. Ijambo ry'Umwami ryaje ku bahanuzi benshi. Bari hano nanone ejo. Navugaga ko ijambo umuhanuzi nuwerekwaga. Imana yerekana ibyahise, ibiriho n'ibizaza, kandi Imana yaravuze iti nihagira umuntu hagati yanyu uw'Imana izajya icyo hishyurira kigasohora. Ntabwo ari ibyo gusa, ariko umuhanuzi aba afite no guhishurirwa kw'Imana ku bijyanye n'ijambo ryanditswe, ndetse n'ibigomba gusohora mu gihe cye, ku bw'abantu beguriwe Imana bari mu murimo w'Imana. Abahanuzi bose bari abagabo bashyizwe ku ruhande n'Imana ubwayo, bari abantu Imana yashyize ku ruhande. Imana ivana muri bene se kera hagati y'abajyabwenge, abigisha Farisayo, nubwo bari abantu beza
wenda basa nk'abaciye bugufi, ariko Yesu Kristo yatandukanije abo ashatse gukoresha muri bo kugira ngo mu gihe cyabo bashobore kubona amasezerano y'Imana asohora muri bo. Ibyo nibyo niko Imana ihamiriza umuntu ko ari umuhanuzi we. Murebe Aburahamu nawe yaratandukanijwe ajya ku ruhande ava mu isi, no mu gihe cye yari arimo. Imana yahamagaye Aburahamu afite imyaka 75, amutuma mu gihugu atari yarigeze kubona, atarazi, mu gihugu atarazi. Aburahamu yagombye kwitandukanya n'ibindi byose bimuvuyeho, n'umuryango we ahinduka umugabo weguriwe Imana kugira ngo yihambire ku isezerano yari yahawe. Yagombye gutandukana na Loti n'abavandimwe be n'inshuti ze. Yizeraga Imana, yarazi neza ko Imana izasohoza isezerano yamuhaye nta kabuza. Byamaze igihe, ariko Aburahamu yari izi neza ko Imana namara gusohoza ubushake bw'Imana azahabwa ibyo yasezeranijwe byose. Imana yamusuye yambaye umubiri maze ivugana nawe. Sara yari mu ihema inyuma ye, aravuga ati nzagaruka mu gihe cy'uburumbuke magingo aya ngusohorezeho wa mwana nagusezeranije. Imana yagaragaye yambaye umubiri, igendera Aburahamu, iramureba iti ese kuki Sara yasetse? Murabona, ntabwo yashobora kwizera ko byashoboka. Yesu nawe yavuze ko nk'uko byari bimeze mu gihe cya Sodomu na Gomora, niko bizaba mu gihe umwana w'umuntu azahishurirwamo. Umwuka w'Imana azongera akore nanone binyuze mu muntu wambaye umubiri, ahishure amabanga ahishwe mu mutima, ko biri muri Luka 17:30, uko byari ku gihe cya Aburahamu. Yari Elohim, Imana yaje yambaye umubiri. Yesu yaraseranije yuko mbere yuko agaruka, Imana bundi bushya izongera kwihishura mu mubiri. Nanone ni ugutandukanya. Loti na Aburahamu baratandukanye, kuko Aburahamu na Loti bagombaga nta kabuza gutandukanywa. Kuko byari bimeze mu gihe cya Sodomu, niko bizamerana nanone, ni nako bigomba gusohora. Imana yari Sodomu, ariko Aburahamu we yaritandukanije, ntabwo yari Sodomu. Namwe mwese mwizera by'ukuri, twakakomeza tugafata ingero nyinshi zaba abitandukanije, tuvuga ku kwitandukanya. Nibyo ese dushaka kuvuga iki? Imana ni iki ishaka kutubwira? Hari abantu benshi abantu benshi badaha agaciro cyane ibyo Imana ibabwiye nk'aho ari ukuri. Imana yakoresha ibikoresho rwose byoroheje biciye bugufi. Dufashe urugero, Loti yahaye agaciro gake ibyo Aburahamu yamubwira, ariko dukeneye abantu bafite agaciro rwose imbere y'Imana, atari ibintu bifite agaciro koroheje. Imbere y'Imana kumera imbere y'Imana, ubutunzi bunini imbere y'Imana. Ese Aburahamu yari afite iki ku buryo yari afite agaciro gakomeye imbere y'Imana? Nuko yitandukanye mazeyo n'Imana, yegura Imana burundu. Muri nka Yosefu yitandukanije na bene se mu ya kera, yitandukana rwose na bene se. Abantu hari n'ibindi nk'ibyo. Beta bakundwa, ese ubundi muri iki?
Est-ce que vous faites qu'aller à l'assemblée? ese mujya gutema materaniro gusa? Est-ce que vous êtes ese vraiment satisfait? mushimishwa gusa no kuba muri umwe mu itorero runaka, nangwa se mwemerera ko Imana isohoza ijambo ryayo mu bugingo bwanyu muri mwe? Nshaka kubabwiza ukuri, nizere ko ntari waba imbaraga z'Imana zigaragaze nk'uko biri mu mutima wanjye. Murabona ko mu byashize umwami Yesu yagaragaje imbaraga ze, yagwije imitsima ndetse n'ibimenyetso bikomeye byarabaye mu gihe cye. Kuki abantu benshi bamuvuyeho ubwo yababwiye ikintu batasobanukiwe? Kuki bamuretse abantu benshi? Bibwiye yuko yuko atari muzima mu by'ukuri, kugira ngo abe yavuga yuko nibatarya umubiri umwana w'umuntu ndetse no kunywa amaraso ye ngo nta bugingo bari bafite. Ntabwo bashoboye gusobanukirwa ko ari we wari umwana w'Imana. Nubwo ntabisobanukirwa, ariko nzabyizera uko biri kose, kubera ko bisohotse bikana ku mwami. Nzi ko ijambo ry'Imana nubwo ntarisobanukirwa, ariko nzi ko ari ukuri. Niko bimeze. Yaravuze abwira abantu benshi ati umwana w'umuntu azasubira aho yakomotse. Baravuga bati, bagana bati, ese ntituzi bene se? None ngo agiye kujya gusubira aho yavuye, tuzi umuryango we yavukiye i Betelehemu. Ubuze ashaka kuvuga iki? Ntabwo basobanukiwe ibyo yavugaga, bibwira yuko hari ikitagenda muri we. Ariko babandi bamenye, abatahuye isezerano bakabona ko riri gusohora mu gihe cyabo, abo barizeye, bari bazi neza ko yari kandi ari umwana w'Imana, bihambira ku cyo yari yavuze, kuko ijambo ry'Imana ryahamizwaga imbere yabo. Bitandukanya n'iby'isi. Imana idufashe kugira ngo natwe tube abagabo n'abagore bajya mu ruhande rw'Imana byimazeyo, bitandukana rwose n'iby'isi, kugira ngo tubone ijambo ry'Imana risohora mu bushake bwacu, tumaze gusohoza ubushake bw'Imana. Yosefu yitandukanije na bene se, si wabishatse, si witandukanije, si wabishatse, oya, ahubwo ni bene se batamenye agaciro ke, baramugambanira. Yosefu uko yari ari niko yari yaravutse, ntacyo ari kubikoraho. Yari umunyamwuka, yarerekwaga, yararotaga, yashobora gusobanura inzozi n'ibindi, ariko bene se bari buzuye ishyari, maze bamugurisha abanyamahanga. Yosefu yari afite ikindi, yari uwizera w'ukuri. Uwizera w'ukuri, niba uri uwizera w'ukuri mu gihe cyacu, ugomba nawe kwitandukanya nibyo. Ese agaciro kawe ni umuringa nangwa se ni ifeza? Ese ukozwe mu kihe cyuma? Uyu munsi bakora bya bindi bimwe kubera ishyari ribuzuye. Baramugurishije abanyamahanga, kuko muri bo hatarimo agaciro kari muri Yosefu. Ntacyo Yosefu yari gukwiye kubihinduraho. Abantu bakunze kuvuga uyu munsi izina ry'umwami rihimbazwe, ariko ibyo ntibihagije. Ugomba kugendera mu nzira yose y'umwami kugeza igihe ijambo ry'Imana risohora muri wowe. Imana yonyine niyo yabikora, kandi yonyine niyo yakora ku buryo umugambi we rwose mu njyana nziza usohora muri wowe. Ntacyo twabihinduraho uretse guhagarara mu masezerano y'Imana gusa. Urugero, utazi injyana, utazi amanota y'indirimbo, ntacyo byamubwira yumvise indirimbo, ariko yumvise ijwi ry'indirimbo abazi icyo bivuga, abazi iherezo ryayo igitangira. Uyobora indirimbo
n'abaririmbyi byose bigomba guhuzwa neza n'amanota y'indirimbo. Amina. Niko bimeze. Bisaba ko ijwi kugeza igihe ijwi ry'indirimbo bitangwa neza kugira ngo abaririmbyi barimbe neza. Murebe mu ijambo, murebe igihe murimo icyo ari cyo, maze murebe ko ijambo ryaratanzwe. Nka wa mugore ku iriba ubwo umwami yavuganaga nawe akamubwira ati genda uzane umugabo wawe. Ati nta mugabo mfite. Aravuga ati wagize batanu n'uwo muri kumwe si uwawe. Yaravuga ati Masiya naza azatubwira byose, wowe se urinde? Ati ni jyewe uvugana nawe. Ibyo byari byarangiye. Umugore agenda yiruka ajya mu murwa ati nimuze mwumve kandi murebe Masiya kuko yambwiye ibyanjye byose. Ese siwe Masiya? Yahereko yitandukanya na byose aho kanya. Kwizera kuzanwa n'icyo umuntu yumvise mu ijambo ry'Imana no kumva ijambo ry'Imana. Abantu benshi ntibizera uyu munsi. Mwumve ndabinginze nk'Abaroma 3:11 na Petero wa mbere igice cya mbere 10:12. Abantu benshi baragerageza, benshi bagerageza kwigana impano. Ntimukigere mubikora. Ntabwo mufite agaciro kaba katari muri mwebwe imbere y'Imana. Mugomba kwitandukanya burundu. Urugero, haramutse hari umunyururu, bisaba yuko buri pfundo ry'uwo munyururu rigira ingufu zimwe. Mugomba kwizera kugeza aho hagira ikiba, kuko mu bihe byashize iyo cyari ikimenyetso cy'igihe ko ijambo risohora mu gihe cyaryo. Urugero nko mu gihe cya Mose ubwo yagombaga guhamagara abana b'Isirayeli gusohoka, Imana yari ifite umuhanuzi wayo n'ijambo risezeranijwe rirahamirizwa kuko ijambo riza ku bahanuzi. Imana igihe cyose ivugana n'abahanuzi bayo. Bagomba kumenya ko Mose yahawe ijambo ry'Uwiteka kugira ngo arijyanire ubwoko bw'Imana. Ariko hari benshi icyo gihe cye bahagurutse badutse barwanya Mose bati ntabwo ari wera gusa, twese turabera. Imana ibwira Mose iti itandukanye nabo, itandukanye kugira ngo mbarimbure. Kubara 6. Imana iratandukanye kandi yamereza ijambo ryayo. Tugomba kumenya igihe turimo. Petero Abaroma 3:11, Petero wa mbere. Nshaka ko mwafatanya ikiganza imbere, ibumoso, iburyo, mukabwira mugenzi wawe uti Imana iguhe umugisha. Wa mugenzi we, wamwimukira we, umwami aguhe umugisha. Wa munyamahanga we, nishimiye kuba ndi hamwe nawe mu kirere cyo mu ijuru muri Kristo. Bibwire mugenzi wawe imbere yawe, inyuma yawe, ibumoso, iburyo. Yaba ari Batiste, Presbyterien, Umugatolika se, Umuyuda uwo ari we wese, Umuporoso, uti nishimiye kuba ndi hamwe n'izindi ntama turi imbere y'umwana w'intama w'Imana. Ese si ryiza cyane? Mbega ni bande bumva baguwe neza? Ese murumva ko hari ikirere cyiza? Niwe n'Umwuka wera uri hano. Ndabinginze mutuze, ndetse n'umwuka wo gusenga. Tugiye gusengera abarwayi. Ndabona hari umugore urwaye cyane, arabazwa cyane, arwaye indwara y'abagore mu ndanto. Niyo mpamvu yigeze yajyanywe ku baganga ngo bamusuzume, ariko ntibamufashije. Kwa muganga abaganga baragerageje ariko bayobewe icyo arwaye. Agomba nanone gusura kwa muganga kugira ngo bongere bamusuzume. Ndabona umugabo uri inyuma yawe n'umugabo wawe. Ndabona nanone umugabo ufite imisatsi y'umweru ari inyuma yawe.
nawe arwaye rubagimpande, sibyo se? Wa mugabo haguruka, rubagimpande yawe yakuvuyeho, ntuzasubira kwa muganga, ahubwo ngwino igorogota ukire mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ese murizera? Noneho byakire, byemere, mwemere nk'umukiza, niwe ugukiza, n'ibyawe wabihawe, byaguhawe niba ushobora kubyizera n'umutima wawe wose. Wa mugore muto we, ndakubona ufite ibiganza byawe ku iherezo ry'umurongo, wakoze ikintu cyiza kuko wazamuye ikiganza cyawe kugira ngo wakire Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe bwite. Ufite impamvu yo kumwakira no kumwemera. Ntabwo ukeneye ko baguha ikarita yo gusengerwa, oya, ahubwo ikiganza cyawe wabizamuye, nawe ugomba gusura kwa muganga, niko bakubwiye. Ugomba, hari ikintu rwose, ufite ibibazo bikomeye cyane, ibibazo byinshi n'uburibwe bwinshi. Hari umwana, ndabona hari umwana watakaje, kandi ugomba gusura kwa muganga. Oh Mana nyir'ukwiringirwa, Data wo mu ijuru, ndasaba mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe, ndakwingingira uyu mugore rwose w'indushyi ubabazwa, kugira ngo akire kandi ahumurizwe, ahozwe, kuko yakweguriye umutima we, Mwami, b'intangiriro y'ubugingo bushya muri we, kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi ahozwe, yishime mu izina rya Yesu Kristo. Haguruka, hagarara, wa mubyeyi we, Imana iguha umugisha. Itahire, ugenda uhimbaza izina ry'umwami. Byose guhera uyu munsi bizaba byiza. Umwami ahimbazwe. Murabona, ntabwo ari ikarita yo gusengerwa ari ngombwa kugira ngo bagamagare hano imbere. Oya, Yesu Kristo niwe mukeneye gusa. Mwizere gusa, musenge. Murabona umwuka wera arimo arakora, ari ku murimo. Hari undi mugore mbona yabwiye wa mugore ibyo yarakeneye. Murabona abeguriye ubugingo bw'umwami, wa umwami ati, muramutse mwizera byose bishobokera uwizeye. Ese uramukunda wa mugore ufite imisatsi y'umweru? Yego. Ufite ibibazo by'umwuka biragukomereye? Ese urizeza umutima wawe wose? Nibyo. Ese urabyemera? Nibyo. Wizere, wibuke ibyo nkubwiye byose. Ibibazo byawe byose byarangiye, ibibazo byawe byose byarangiye. Kwizera kwawe kwahembwe. Ibyo kandi icyo wizera utegereza kuri Yesu, we kwiheba, komera ko byose bishobokera uwizeye. Wizere gusa. Ahangaha ndabona umuntu umwe, uku gusigwa ntashobora gusobanukirwa ubwanjye, kuri hano mu mbaraga. Ntabwo tuziranye jye nawe. Uku gusigwa ntasobanura rwose kwera kuri hano, ariko Yesu Kristo aratuzi twese twembi. Nta kintu gikomeye ku mwami wacu Yesu Kristo. Yakora byose. Si kubyizeye, nta kabuza yakora byose, kandi ibyo akoze babikozwe neza. Amina. Igicuri ni indwara ikomeye, ariko Yesu Kristo ashobora kugukiza muri uyu mugoroba. Ese urize umutima wose? Amina. Ndetse n'indwara y'amagufa ntabwo yoroshye, uyifite mu gikanu no mu rutugu, ariko kwizera kwawe kwagukijije. Nibyo. Nawe mushiki wanjye ufite ubabazwa mu mara, Yesu Kristo yumvise gusenga kwawe. Iyo ndwara ntuzongera kuyigira ukundi. Yesu Kristo yagukijije.
murabona icyo nshaka kuvuga? Yesu Kristo umwana w'Imana wazutse akava mu bapfuye ari hano kugira ngo abagire neza mwese, kandi ushaka wese mumureke aze. Un moment, s'il vous plaît. Mutuze gato, nshaka kuvuga nawe. Ntabwo tuziranye, Nous ne nous connaissons pas, ntabwo tuziranye, mais Dieu nous connaît. ariko Imana iratuzi. Tu ne penses pas que je suis en train de lire. Nizere ko utavuga yuko ndimo nsoma ibitekerezo byawe. Nta kuntu nabikora. Ni Imana izi ibyawe bya none n'ibizaza. Iyo yewe sinkuzi. Tu souffres. Ufite C'est à peu près indwara igutesha umutwe, la vie dans laquelle tu devrais avoir. bijyanye n'imyaka ugezemo, Nombre sombre. ariko ndabona hari igicucu cy'umwijima kiri hejuru yawe, Et pendant la nuit, cela ne kandi suffit pas. ntabwo ubihwema, ndetse na nijoro, kandi no mu mugongo uraribwa. Oui, Nibyo toute incrédulité, tout kutizera kose quelque chose d'autre. kwakuvuyeho, no kutizera no gushidikanya. Umenye ko n'umukozi w'Imana Tu as quelque chose de faux. De hari ikintu udafite kitari kizima, ufite ikibyimba. Icyo kibyimba kiri mu ibere ryawe ry'iburyo. Crois-tu que je suis Urizera ko ndi umugaragu w'Imana, ndi umuhanuzi w'Imana? Noneho rero le Seigneur? itahire uhimbaza umwami kuko ukize. Umwami ahimbazwe. Nimwizere noneho. Un moment. Muri gato, mwitonde gato, hari umwuka mubi ubupfamatwi. Ndabinginze muhumirize, munamishe imitwe yanyu. Sinzi uko biri bugende, bishobora kutaba byiza. Mwese ndabasaba mwuname, muhumirize, mwumve iyo mbabwiye. Mbategetse mu izina rya Yesu Kristo, mukomeze mwunamishe imitwe yanyu, mumije amaso. Data wo mu ijuru, uzi byose, ndagusaba gusabira uriya muntu. Ndumva imbaraga z'uwo mudayimoni ushaka ko uyu muntu apfa imburagihe. Mwami, ntabwo ukeneye ibitangaza ngo twizere. Oya, nciriye witeka uyu mudayimoni w'upfa matwi. Ndategetse ngo asohoke. Wa mudayimoni we, sohoka muri uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo, kandi ntuzongere kumugarukamo ukundi. Ese wanyumva? Ese ubu uranyumva neza? Noneho ubu niho uranyumva? Arabwira wa muntu wari warapfuye, wari gipfamatwi, himbaza umwami. Murabona, muhumuke, mubure amaso, mubure imitwe yanyu. Umwuka mubi wo gutumva wamuvuyemo. Ubu se wanyumva neza? Yego, aranyumva neza. Kangira ikindi nkubwira kugira ngo umenye ko ugukira kwawe gutunganya rwose, kuzuye. Wanyuze mu nzira zigoye nyinshi, ndetse ufite n'uburibwe bundi mu mara yawe. Bashatse kubaga binanirana, kuko hari n'indwara wari ufite. Niba wizeye, byose birashoboka, kandi byose byarangiye. Amina, amina. Mwese murizeye? Ni umwami Yesu Kristo. Hano hari imyuka ibiri mibi ihamagarana kugira ngo iterane inkunga, itabarane. Icyama iri teraniro mukabona ikirere ndimo kugira ngo mubibone. Uyu mugore uri ahangaha arwaye indwara imwe n'uriya mugore urwaye hariya, kandi iyo myuka mibi yose irimo iratabazanya. Ndabona harimo umurongo w'umwijima. Uwo mudayimoni aramagara uwundi mu wundi mugore kugira ngo aze kumufasha. Bombi barwaye impande. Haguruka, nahaguruka. Bashiki banjye, uwo mwuka mubi wakuvuyeho. Mwembi murakize. Amadayimoni yabavuyeho. Nimukeneye ikarita yo gusengerwa, mwakiza aho mwari muhagaze. Izina ry'umwami rihimbazwe. Ngwino wa mugore we. Iyo ugejeje kugenda ntibigushobokera, kubera ko ufite ububabare bukomeye cyane mu mugongo. Ntabwo ndakubona ugenda rwose bikugoye cyane mu muhanda, ariko kwizera kwawe kwagukijije. Ubwo mbere y'uko uza no mu murongo wo gusengerwa, shimira Imana witahire. Mushiki wanjye, urize umutima wawe wose,
urizera ko azagukiza, ko azakuvanamo uburibwe mu mutima. Itahire uhimbaza umwami kuko kwizera kwawe kwagukijije. Umugore wicaye hariya ufite indwara y'uruhu, urizera ko Yesu azagukiza niba wizeje umutima wawe wose, nuko rero Imana izagukiza. Ushoboye kwizera gusa, himbaza umwami, shimira umwami. Ese wa mugabo we umeze ute? Ese urize umutima wawe wose? Qu'est-ce que tu penses là-bas? Ese mushiki wanjye aho ngaho uratekereza iki? Ese urizera ijambo ry'Imana? Urizera umwami n'aba mugabo urizeza umutima wawe wose? Nibyo? Nkubwiye wowe wicaye hariya, nkubwiye ko ukize kugira ngo bimenye ko ari ukuri. Unywa itabi, uracyaboshwe n'itabi, kandi ndabona ko hari nyoko nawe ngomba gusengera. Nkubwiye icyo arwaye, afite nawe arwaye mara, mugomba gukira mwembi mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Imana nzima rihimbazwe. Uragira ikintu kigoye wa mugore we, sinkuzi, bwa mbere nkubona urabizi, ariko umukabera ari hano kandi azi byose. Ntabwo uri kure y'ubwami bw'Imana. Hano hari ikindi kintu bidasanzwe. Mwe kwibwira yuko nataye ubwenge, oya, ahubwo uriya mugore n'uriya mugabo, uriya mugabo wa kabiri ku murongo wa nyuma hariya, umurongo wa nyuma, uriya mugabo wicaye hariya arwaye umwijima. N'uyu mugore wawe wicaye ku ruhande rwawe afite indwara mu gikanu, ndetse n'uriya mugore hirya nawe arwaye umwijima. Ayo madayimoni yombi nanone ari guhamagana kugira ngo aterane inkunga, ashyigikirane, atabarane. Abantu bombi barimo barapfa ku bw'indwara y'umwijima, ariko byarangiye. Kwizera kwawe kwagukijije. Satani yashakaga kugira ngo agushyire mu mutego, ariko wa mugabo we wakize, n'aba mugore we wakize. Amen. Nuguma aho ngaho aho urambaraye urapfa, ariko ushoboye guhaguruka, ntabwo wakwibwira ko wakira ukiryamye aho ngaho. Ndabona ko bagusuzumye, ufite n'amazi menshi mu mubiri, ufite amazi menshi mu mubiri wawe, kandi ufite uburwayi burenze n'ubwo bakubwiye kwa muganga. Ufite uburibwe bwinshi ndetse urwaye cyane, ariko urizeye se? Umukobwa wawe ari iruhande rwawe, sibyo se? Urizera ko ndi umuhanuzi w'Imana? Ese ubitekerezaho iki? Urizera umwami Yesu Kristo? Yego. Ufite kotomoni mu isakoshi yawe, kandi ugeze kuza mu biro byanjye. Umugabo uri aho ngaho n'umugabo wawe, rambika ibiganza kuri mama wawe. Data wo mu ijuru, iyi ni isaha yo kwizera. Naguma kurambara hariya arapfa. Muha imbaraga, n'imbaraga zo kwizera nk'umugaragu wawe. Ncireho urubanza Satani. Satani wagerageje kumuboha, ariko nta burenganzira ufite kumuboha. Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, kandi wowe uri umunyabinyoma. Ndagutegetse mu izina ry'Imana nzima, mu izina ry'Imana nzima, sohoka muri uwo mugore. Wa mugore we, urizera umutima wose, urizera, byose byaba byiza. Niwizera ko Yesu Kristo akuri hafi, ibyo nkubwiye ni ukuri, noneho izere gusa ko umuhanuzi we. Haguruka, ufate uburiri bwawe, witahire. Ihagurukire, witinya. Murabona arahagurutse ku buriri mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo arahagurutse. Urabishobora, haguruka, arabishoboye. Aleluya. Namwe mwese abizeye, arahagurutse.
umukobwa we aramufashije, none araje arimo aragenda. Dushaka guhimbaza Imana. Ninde ushaka gukizwa wundi? Muzamure ibiganza byanyu mu izina rya Yesu Kristo, tukadusenye. Data wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, tuje twese hamwe kuri wowe, kandi tugusabye ko buri muntu wese uri imbere yawe akira. Satani washyizwe hanze, sohoka muri abantu bose, washyizwe hanze, uri umunyabinyoma n'umushukanyi. Yesu Kristo yabitse mu bapfuye kandi arahamya ijambo rye. Sohoka muri abantu bose, bava mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Nimuhaguruke muhimbaze umwami. Amen. Jamais